kuva yabaho ambwira ikintu kizima kuva yarangiza amashuri yasoje nta kindi kintu yumvaga ashaka gukora yahoraga songa gusa yigendera ntugane n'ibyanjye byose nabaga afite mu ko waduhindutse nko kuyoberwa njye se wari wambona se muzongera ngo mungire mu nkore mu mutwe none nzaho genda bona ngiye gutandukana namwe mwese ngasigara nibana nagoreka mama seti rero nayenje gukureba ariko nuko nari mpangize nitambukira ndavuga ngo reka mpanyure ngusuhuzeho nta n'ikindi ntabwo ndi ngakomeza nkigira mu rugo nkajya gutera sha byari ibyo pe duherukana cya gihe umugore yaraturiye Imana mbabarira iyo nkuru winyutse rego umugore utukana ese buriya mwabanaga utabizi we ntabyo narinzi gihe burandi kwibaza mwabanaga utamuzi ntabwo nari mbizi ariko hari igihe yigeze kuza arambwira ngo ngumva ngo nari nakunywereye ngo nenje kugukubita cyezo ndavanga reka mwihorere ntabwo mashoboye kwirwa reka rero nabonye nta nshuti irimo umugore udashobora no kwiyubaha no mu muhanda agashaka gutuka abantu kuri ariko hari ahantu wanyuranye umucyo iyo utamunyiza agena yewe nubwo kuba nkiruka nabonye nawe nta byawe mu gushyushya urugamba gusa ariko ntabwo wamenya kururwana ariko byana nkubitira ubuntu ngenda bizi ariko reka nkubwire sha inkuru ishyushye uzi ko seti yambwiye ko noneho ashaka kwiga imodoka ubu naryohewe numvishije ari igitekerezo cyiza kuva yabaho ambwira ikintu kizima kuva yarangiza amashuri yasoje nta kindi kintu yumvaga ashaka gukora yahoraga songa gusa yigendera niko bigabo yego resitora muraho murakomeye yego iragenda bisi myinshi ako se muteka muzete ni sanda ndamenyereye mu nganda none se umudugudu wacu urabona uri kugenda biza nta kibazo kabisa nawe umudugudu wanyu ari mwiza akazi karagenda ariko buriya namaze guhuza nawe ariko ubu rwose mubona ngo n'ubwo twahuza nanjye rwose ahubwo narakwishimiye umuganda uritabira wabonye ukuntu dukora twe umuganda siko nagutinya ubundi dukorana umurava abanyakamunyi muri siporo mugore rwose cyane biragenda ese wimura abantu ntuze kureba nuko bamenyereye rero bafite akazi kenshi ubu yambwiye ngo arashaka kwiga imodoka sha masete ushima Imana je nabonaga yamaze kuraruka yarabaye nk'umusazi ku gasozi ubu yari kuzi kwirirwa bunga asabiriza njye bajyaga bambwira ngo yagendaga asaba ngo amafaranga ngo aguzaguza ariko ngiye kubera ko aziko amafaranga yanjye ntapfa kuyamuha nta kintu yajyaga ambwira none se umwana w'umusore udafite icyo akora yumva yabonanirwa gushaka amafaranga yaranirwa kuyasabiriza ntabwo byashoboka ariko nyine ubu nanezerewe byahataye ese nayiga ntuzahita uyimugurira gusa urumva natinza ahubwo uvuga ngo ngiye kuyigura ubundi se amafaranga mufite ubundi muzagera muti yimugurire rwose yimugurire n'ukuri sha ibintu byo gutega mu moto n'ubundi nari mbirambiwe ndayigura nayige vuba ayitware iyo nkuru ni nziza pe nicyo cyiza cyo kumenyana n'abakire njye se nzongera kukwirwa mu cyapa nteze reka ubwo urumva nakunyuraho ahubwo reka nkubwire arayiga natwe ahubwo twagiye kuziga nuko n'abanyabakire bahenduka kubi wasanga ubukire se ndabukora ndi gutekereza atari byo biza nawe ariko nta kibazo ufite cyangwa ushatse wayigura ahubwo natwe buriya aduhaye igitekerezo nagenda yiga kuko natwe tuzagende twige tujye twitwara kuko nshajera atushaje rero ibyo bakecuru bafite n'180 bakitwaye we ariko wamugana aha cyane hatari rero ubwireka tugende tuyiga uriya mugore wadututse ngenza nemera ari mu cyondo ari mu ivumbi ubwo nyine tuzajya duhura ajye gufura nadafura ibyo biramureba birumvikana ariko ndashaka kuzahatemberera ushaka kuzahatembera rero yazaga kureba tukaganira rero kubera mba ndi mu kazi ndakuboneka muri weekend ku cyumweru saa 9 n'iki saa 10 mvuye nduhutse yego ubwo rero sinzi nawe igihe uzaboneka ukanembereza mu mudugudu wanyu ugasangira iby'umugoroba ukanyereka igisagara niko gutembereza n'ukuri penge gutembereza hari ahantu hari hepfo tujya kwicara ku kagoroba k'abasaza mba niyo mu ngana zisakuza sijya mba ni stress mba nkeneye kugira nyine mbone ko ubwo nawe nyine nuboneka ku cyumweru uzambwire nka saa 9 n'igice saa 10 ku cyumweru z'umugoroba ni nkundangiye kuva mu rugo nza ari tayari mba naruhutse nakoze agasiporo neza neza turi kwa kane ubu nta gahunda zifite nza ari tayari okay uzanyibutse gusa uzabonera akabipe aya nzakubwira imiraza kuba yimpaye kugira ngo mbashe kuba nabyibuka tera icyondo uko bihanirwa we
ibyo biramure shamva rero iyo nkuru nyine nanjye numvaga ntayikubwiraho nagombaga kuyikubwira muzishyushye ndumva nezerewe ubagiye kujya kuyiga vuba aha tugura akamodoka y'abantu ariko njye numvaga nshaka n'imodoka ya bizinesi ariko yanze ngo arashaka imodoka nziza nyine yo kugendamo apana yo gutwara ngo ya myumbati yanjye n'ibiki byose n'inyanya ngo niyo gutemberamo nawe ubwiye ngo tugure agahirigisi byibura kajya kadutwaza imyaka wapi oya ariko se tageze igihe cyo gucyaka kuburyo yasohokana n'umwana gusaza bazasohoka nta kibazo banza yige ayibone iyo perimi ubundi ibindi rwose Imana yabikora oya buri iyo ufite udahaye umwana wawe nta kintu ubukoze sharika ngere mu rugo ubwo nzagaruka nza kureba iyo nkuru nziza uko byagenze oya ndayamuha pe ndayamuhanuje ari ibintu binshimishije nta kibazo ubwo shawe yamuho nyine ntabwo arabunda agiyemo umuntu agende yiteza imbere nawe sawa rero sharika ngere mu rugo rero ngaho gawe usa n'umerekeza kankugezeho ngaho sasa rero ngakomeza mu mirimo yawe twatsi mu mirimo ariya yego ndabona izuba ryaravuye umva turi kuma yego izuba ryaravuye igitangaza rwose ariko imvura irenda kugwa reka twizere sawa injira ntabwo wakinze amakuru ni meza uteze kumbona se ntazi ukuntu uri kundeba mbese ndi kukureba gute yego mani meza uteze nta kibazo urabona ufite ubwoba umwaga ntabwo nongera kugutuka n'incanga cyo kureba mbese ubwo urumva ubwoba bwabura gute se rega burya ntabwo yari ngiwe nabitewe na wa mugore we uriya mugore muri kumwe sha uriya mugore ntabwo mukunda gutukana kuriya burya ngiye nkoze mu mutwe ndakwereka nuko burya ntenda namwe ngo nari kubereka nari kukubita bive mu majigo ariko uriya mugore mugendana sha niwe muntu watumye nkutuka urabizi ko twari turi inshuti nge nawe ariko kira kigore mugendana ntabwo nzongera kukuvuga uvugisha nawe muri kumwe n'uriya mugore umajyiho nanjye ukurikije ukuntu twari tubanye uriya mugore niwe ugiye kutudobya uriya mugore ashobora kuba ari mubi wakabimenye ntabwo twakundaga nanjye nawe ukangira inama igihe cyose nkubwira n'ibyanjye byose nabaga mfite uzi ko waduhindutse nka kuyoberwa njye se wari wambona se muzongera ngo mungire mu nkore mu mutwe none nzawe genda abona ngiye gutandukana namwe mwese ngasigara nibana ntabwo reka ugiye kuzamura igihe Kigali naze kunyura ngaho urabona ukuntu nageramo igiseri cy'amenyo mu muhanda nari nciye ahangaha urandika niyo kunyura ku rugo kuko n'ukuntu inshuti yanjye maze musuhuza uzi ukuntu winjiye umutima wawe nkumva uransimbutse ahubwo ngiye kujya nkinga sinzi n'impamvu nakingiye ngiye kujya nkinga pe reka none ntabwo mva ko ubu ngubu no rwabura cyandya n'ubu ngubu hari ndakirukanka sindahagarara reka byarangiye n'uriya mugore ajya untera kuvugana reka nigendera ahubwo ngiye i Kigali sibyo nanze kunyura ku rugo uzi yuko najyaga nyura ahangaha buri munsi nkagusuhuza nkakugisha n'inama ariko kiriya kigore nukomeza kugumana shanga wagenda ntabwo ngo werekeje byihora reka nicara ndumva ugifite n'umujinya bwo mbega umugore sawa usuze ko ntabwo werekeza gende muri no maseti usange bibaye ikibazo genda wijyane nzajya mbacanga mwese tuzabana reka nshaka twamare kurira ntabwo byababwe nabiva se abantu bareba mbwiye ngo baraca hano barihera ndebe uburyo namuhamagara seti wicaye ku marembo ubwite niba unicaye hari abantu ntegereje bari bambwiye ko baza kundeba ndavuga nteka amagarare hano nicare hano wicaye ku marembo uzi ukingwa kuri salo ntabwo wari kuba wicaye muri salo oya hano niho hari akayaga nta kibazo icara hano gato tuvugana ahubwo uravuga n'ikize ko ndi kwihuta wowe uri kwihuta ndi kwihuta amasomo se yageze ishuri se ibyo uri kumva nibyo nyine rero si ibindi nkubaza ni ibihe ahubwo iyo byankundiraga
iyo wanyongeraga agafaranga ukuntu nkanayizana hano no mwarimu kareba aho yahubwo nzagusura ku ishuri umuriro hari ibintu ndiho icyo bita umuriro vitesi amburiyaje vitesi bashyiramo neza hari cya kintu umuriro wagize ijya numva ngo zigira impuzu imibare hari ya mbere n'ikangahe byose harya ni iya gatatu n'eshanu ubu ugejeje hehe ndacyari kuri ebyiri ndacyari kuri ebyiri ariko ndahakandagira kuri gutwara imodoka bibaha ni ubuhanga bisa ndashaka kuzaza kugusura n'amaguru kwa kuntu ugira gutya umuriro vitesi nabyumvishije ibyo ni amagambo uri kumbwira afite injira mwana ariko umvanesheje umutwe nawe ntabwo nari gukura kudeviya nari gushaka ufite amakuru yihutaga ubu nari kongeza iyonge ibwo ndashaka kuzaza kugusura nzarimo irahanyikira ceceka ariko wumve ndashaka kuzaza kugusura nkareba ukuntu utwara ukanashyiramo nkicaramo ugatwara ndimo ibyo nibyo ubundi rwose ibindi ubundi inzara kwishe se umuvana utariye bipanga ibyo kuza ku isoko zose nibyo byihutirwa ariko nibyo byiza oya ntabwo byihutirwa cyane mbese ko imodoka ndi kuyimenyuza uza kuyisuramo ibiki banishimye wambaye amafaranga neza urasuramo ibiki ni umwana asusura ubundi uruhinja oya ku ishuri ngomba kuza nanjye nkicaramo ntwaye ariko ubuzima nzaba mfite ishema umuhungu wanjye yantwaye mu modoka ibyo byaje nkatangira no kwimenyereza ukuntu uzajya ubona nyine turi kumwe mu yacu atari y'abandi wowe uzajya wicara imbere aho ntabwo uzajya wicara inyuma ko numva ngo niho mu myanya y'icyubahiro oya byabise oya we nta kibazo inyuma se niba gusa ariko inzara imwe irahanyicira kuko uzashaka agafaranga ku buryo uzajya mbona akantu usamura agiye nayura ndi kunuza agasanga ndimo ndareba banateguye ibintu byose ujye uva hano uriye cyari baye byinshi kandi nari ngufitiye amakuru ntanagushaka n'inama zawe ziba zikenewe reka da hase no kumenya sha biba byancanze pe mba ndi mu bintu byinshi abana mana kariza urangaho nawe abantesha umutwe ubwo nyine ubwo ababyeyi bose iby'abana ntibijya bibura gusohoka biba byarabyivanze uburyo bagirwa no kumbaza amakuru ya Gihozo sha nta rwango rurimo pe ukorera kumbaza amakuru ya Gihozo basi se sasa turasubira ariko muri kino cyumweru imvura igenda kugwa ndabona izuba rimeze nabi Yes migabo njenya seti makurura sha seti urakomeye komera turashima Imana mumeze gute mwebwe tura iminsi myinshi ntabwo nahimburutse pe murumva kuboneka bari muri weekend igihe ntabwo nyapfa kuboneka ubundi bisanzwe ariko ibintu by'ubwa engineer koko wabikuye biriya twabyize mu Bushinwa nayo mbibereye ariko uzaba engineer ugenda na mapera sha oye tunutubuto akuntu ngaciye ku giti mbona tumeze neza tureze ntabwo ubusi imbuto inyoni zitakuryanye yakakuryana byo da ariko imbuto ari nziza zituma umuntu agira ziri hanze ahangaha imbuto zituma umuntu ayaga ibintu bikamera neza wari urahari uramenyereye cyane amenyereye n'ahantu heza ariko izuba ni mu nganda mbone nsohoka n'ubundi njya mu rugo ni bigoye cyangwa cyakurebeye inzu nziza kiriya kimbona ikintu cy'ikigo cy'igikwera kwera iki kimara kiri aho ngaho nawe urabibona migambi isura musaza ni umusaza ze ntubibona twe n'ubu munyuzeho ari gutongora mu mirima kandi izuba ryaravuye ikintu gihora mu yarabuze ikintu gihora mu mbagara ngenda ndakizi inshuti yanjye ariko nuko nabana abaturage nabonye ko nari umutekano n'abaturage nabuze ukuntu nanjye nako nabuze inshuti hakuze sha kukigira inshuti nkawe umwana w'umusore muto nkawe ugerana n'abantu basaza utazi kusirimu kutazi ubu ntawe koko yamiga wowe ukize nahise mbona umuntu w'umugabo nuko nahise nkubura wanda nubwo ubwo nari mbashaka cya migambi nkakibwira nti harimo wamujyamo wamutipe uri umuntu w'umugabo wagira ndahari musirimu nje ibintu byanjye mbikora kuri gahunda ni mpamvu utajya upfa kumbona nkaho mba ni mu mirima Gihozo abanye ibintu twamukoreye oya ntabyo namenye yego ntabwo yari kubona na migambi reka dufite amafaranga angana kuriya aratanganje se Gihozo twaramusajije aratorongera aragenda ngo abo baramubuze